Amasengesho yawe buri gihe nza nimugoroba ukansengera ukavanga imana izangira mukuru yarankujije rwose ntabwo ikibeshya. Mwami Imana yacu reka wamamarure Imana. Asante Yesu. Otiponi kweli. Sandi kweli sana. Uri sana yuko muzuri. Uri umwami. Hahenze nijoro. Neneho njyamye. Umuco guramurikira. Umuco. Amen. Amen. Asante. Yego. Gumurikiye. Ngo mbona ngo ndi gusenga mwijuru ni heza. Nubwo bava ngo ngajya ngo waganiye n'Imana ngo Imana nje niboneye kuri Yesu kubwa kwakira bwa nyuma hazaga ibyo kwishushanya atoya ibintu bya Satani abana ba marayika ba Satani geze igihe cyo nabonye ndi ni Yesu ndamubonye. Wiboneye Yesu rwose. Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodo. Yego nkuko nari nabibabwiye muri intro yacu tugeze ku muntu wacu ku muntu w'Imana reka tumwakire turakwakiriye mere tate muraho neza mukomere ibi byuma nibwo bwa mbere byaza kugusura nibwo bwa mbere twagusuye rero noneho kugira ngo dutangire neza reka tukwinginge kuko tubanza tukiragiza Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cyangwa se ivugabutumwa ryacu reka tubanza twiragiza Imana dusengere. Yego Iteka Mana yacu Mana nziza turi imbere yawe ndagushimye kubera ko Mwami Imana yacu wemeye ko abashitsi batuzindukira turabakiriye mu kwizera kubw'imbaraga zawe Uwiteka wabashoboje databuja none bageze aha ngaha Mwami none tugiye kumva ibyawe kubw'ijambo ryawe databuja kugira ngo bakomeze kandi natwe dukomeze mu magambo tugiye kuvuga data gabaga kuduhesha umugisha kandi nabo baha umugisha mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ururu kubane natwe dukomeze databuja kandi mwuka wera tuyobore muri iyi nzira rero Mwami twatangiye Uwiteka nukuri turi gusaba imbaraga kugira ngo imbaraga zawe zitubemo kandi mwuka wawe wera. Amen. Asante Yesu uri Kristo uri umwami. Haleluya. Amen. Akoze mwuka kubw'imbaraga zawe rero turizeye ko Mwami uri hafi yacu kandi data wa twese uri mu ijuru warakoze Uwiteka wemeye gutanga umwana wawe apfira ibyaha byacu turabohorwa Mwami Yesu Kristo none turizeye kuri kumwe natwe kandi Mwami ndagushimye databuja kubera ko Mwami Imana yacu hatabaga kiza kawe ntabwo tuba twicaranye nawe. Imbaraga zawe rero zageze hose Mwami Imana yacu reka wamamarure Imana. Asante Yesu. Otiponi kweli. Sandi kweli sana. Uri sana yuko muzuri. Uri umwami. Urakomeye rero dusabye twizeye kurabana natwe kandi iminsi waturinze warakoze ngo uramburiye amaboko. Hari byinshi twanyuzemo ariko Mwami waraturinze kugira ngo tuzagere kuri uyu mwanya. Amamarure Imana. Uri Imana muri byose. Mana data wa twese ngaho ruruka rero ubane natwe Mwami muri uvuga butumwa yawe Uwiteka Mana igira icyo uhindura
ihindure benshi Mana n'abatakuzi bakumenye kuri Imana kandi tuzi kuri byose kandi tuzi kurahindura bose kubw'imbaraga zawe hari benshi wahinduye hari benshi bakumenye haleluya haleluya orabi uri umwami otiponi kweli sana uri sana yiko muzuri uri Mesiya uri umwami shika mwuka w'Imana turi hano rero twicaranye nawe waravuze databuja ngo mwuka wera naza ngo tuzamenye ko wicaranye natwe none mwuka wera ururukubane natwe ubutumwa bwamamare kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo amen. Yego twongeye kuguha ikaze na karibu iwacu dukurikiwe n'abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye ku isi mbese nta gihugu kitadukurikiye aho umuntu ari bumva ururimi rw'ikinyarwanda wumve ko agiye kumva Imana ikurimo. Yego turagira ngo dutangire twibwira abantu tugira ngo dutangire twibwira abantu badukurikiye ahantu bari ku isi hose baherereye utangire utwibwira bari ku isi ahantu hose baherereye buriya ntabwo dukurikiwe n'abanyarwanda gusa bari mu gihugu cy'u Rwanda. Hingo yego Yesu hingo turi abantu benshi ni abantu benshi ni iterane ni igiterane kinini ubwo bari kukureba cyane nibo bari kureba njye ndi inyuma bari kureba hingo bari kudukurikira pe yego kudukurikira kubwo agakiza Imana yaduhaye Imana yaduhaye agakiza kandi agakiza nabonye nakabonye mu bihe meze ngutazi yego kubera ko nabayaho nje nandi umudive ubwo rero maze kubyanga imbyaro 5 mbora n'ubugwayi gira agapapa ngundaga kavuga ati ngwino nderekera urakira ngagenda ariko mama akaba ari umupende yarakijijwe na musaza wanje yarakijijwe uwibereye mu badive bo bibereye mu gakiza reka ibyo tuze kubigarukaho neza reka duhere ku kantu kandi tumanze tumenye ngo turi kuganira nande tite tuze tumenye ko wavuye mu badive ukaza mu ADPR tumenye ngo amazina ninde ahangana ihe twicaye izina ryanje yego nitwa Ziripa Nyiramuhanda Ziripa Nyiramuhanda aha turi ni hehe aha turi muri Yungwe akagari ka Yungwe ni Yungwe n'akagari ni Yungwe mu karere ka Rubavu umurenge wa Kanama yego ese uratatu ufite imyaka ingahe njyewe imyaka 72 reka da ingo da 72 kwagese ufite nka 50 oya ndashaje ngwiki ndashaje nukuri pe nabantu badukurikiye baze kumbwira wagira ngo ufite nka 50 oya ariko ubwo byose no kubera Imana kubera Imana iyo ndaba mu gakiza hari n'abavutse nyuma yanje bakondogoje ariko kuba mu gakiza avuta y'Imana tubaho hagatuma udasaza atuma ndasaza ngagwara Imana yangiza ngasongera ngasubiza kuba wa wundi cyangwa imyaka ugenda ukayifata ukayijugunya ukavuga ati imyaka ndayijugunye reka nisubirire hasi naye nakubaza ati none twe ko turi gusaza vuba reba ngobo nkanje ndabyo abaganga mfite imyaka ingahe 40 wagira ngo mfite imyaka 40 nuko kwimana utekereza ko na 30 nayo nayinga ego data nuko turi gusaza wagira ngo mfite imyaka 40 hako uri kugenda wibera mutoya jewe yambite iyo myaka yewe ndashaje twe turi gusaza vuba pe muri gusaza vuba turi gusaza vuba uretse turaza kubaza hano imyaka yijugunya natwe je tujya kujugunya yacu twibere bato nuko rero wari umaze kutubwira wari umudive mama wawe uri mu ADPR yarakijijwe tubwire noneho wavuye mu ADPR gute vuye mu ADPR ubwo mbuye n'ubugwayi ubwo bya papa byo biba birahegamye cyane naja kwa muganga ubugwayi ndibukire yego
ngeze nyuma rero mutambo wanje arambwira ati rero kweka bari umupagani ariko twasezeraniye mu badive mugabo wawe yego ngeze nyuma rero yigira muziga yisohoreza abagore ubwo rero arambwira ati rero haguruka ngujane bagusengere ati haguruka bakujyane bagusengere ngujane hari nijoro ubwo burwayi bwamfasha ari nijoro ariko mbumaranye iminsi urukumva ko papa yambwiraga ati uzaza n'ihene tuyiha abakuru ubwo burwayi buzakuvaho nagera hano ngabireba nanze ngatsimbarara ku bukirisito bwanje bwo mu badive ngumva ndaratanga iyo hene ngeze nyuma rero ubwo bumfashe nijoro numva bwanjanye pe hari aho gupfa ngahaguruka twari dufite hano hari hubatse hafite urugo ruhujije amarembo yombuca nagera mu bikingi by'irembo ngo nzokere hariya ngaburi iyo ndi kusha ndarandazerera ke mu gitondo tinondeho ko wanze ngo ujane mu gitondo toya ni buca ndijana rwa musi sinajayo hahenze nijoro neneho njyamye umuco guramurikira umuco amen asante yego gumurikiye ngo mbona ngo ndi gusenga kandi ndi umudive ngo mbona ndi gusenga nzamuye amaboko mu mbaraga neneho ngo nzamuye amaboko ngo umuco gwa muco kugeza hagati ngo mbona ikintu cy'igikara mbwirwa ngo ni ikiyoka gikwiye hose ndahandu watambukira kirizinga neneho gwa muco guragumya gurazamuka ngiye kubona ngo mbona umuco guvuye mu ijuru ugiye guhura na gwa muco gondimo gwa muco guramanuka cyaki yo kagisigara hagati ya gwa muco ngira ngo mbona inzira kikaja kiracikamo je kubona mbona umuntu ari kumbengereza uca wambaye imyenda yera ariko mbona kino gici kima amaze kumbengereza ubwo mba mbonye umuco ngusabanyemo ke mu gitondo nzubira gusenga yego nzubiye gusenga rero neneho nza nafashwe pe yego mwuka wera yandasheho pe neneho ndaza ndavuga ati twagiraga amashengesho twasengaga mu gitondo yego tugataha tukaja gukora ku mugura tukagaruka handi tukasengera tuje gusengaga amashengesho sinongera kusubiza inyuma turasenga na babandi babura ubwataha nafashwe bararaho mu gitondo babona byabayobeye baja kuzana abandi bakuru bakuriye agakiza baraza barahaba bandi baraza barashungera ati uyu muntu ndi yasaze bashungera wowe ariko bagera hafi nkuko akaba yababonye kavuga ati dore baje kubafata ngo baje kubafunga ngo bagutereje ibyo bintu bariko baragera banagera hano hirya bagatinya bagasubirayo bubaburije ngejo buraca baragaruka ko namaze kane ubwo bageze nyuma biba bisobanuye amasomo ko ndaho nize navuga umwuka bavuga amasomo bare bajyasoma bagasanganiryo bare bajyasoma bagasanganiryo garasobeka kabura nabo gusoma barabinanirwa wiki amen amen asante Yesu amen bigeze nyuma ubwo baravuga tewe ndabwo ari ukugwara ndabwo ari no gusara ahubwo ni ya myuka y'abapende bavuga ngo ni imyuka y'abapende ya myuka y'abapende ubwo ngeje bagarutse ngo ubwo neneho uyu muntu wo babesheje muriya wenda arapfa bagarutse twari dufite umuntu dukuriye mu gakiza wari umukecuru ubwo babona regutse ngaharaguru ari n'abandi babyeyi babiri baje kureba ukuntu byagenze ubwo bari bamaze gusobanukirwa iby'umwuka yabyigwaga n'Imana ikamubwira ati bibigeza yego cyokora asanga nageze mu ndimi njandi kuvuga ngo ngeze ikusi ngeze kasikasi aribyo nibereye mubwo ndabona ndi mu iki gihugu nuvaga ndi mu kindi gihugu
wari wagiye mu yindi si yawe. nagiye mu yindi si. iyi si itariho ngumva ko ejo ndaba nageze mu ijuru. Amen. Ntawe ubonaga mbese nawe rwose pe. Yo ngendera ico gihe. hari heza. Dusubiremo neza ngo iyo ugenda yo ngendera ico gihe. Icyo gihe ukahita wikomereza. Hari heza. Hari heza hano wari uri. Mu ijuru ni heza. Nubwo bavuga ngo hajya ngo waganiye n'Imana ngo Imana nje niboneye kuri Yesu kubwa kwakira bwa nyuma hazaga ibyo kwishushanya atoya ibintu bya Satani abana ba marayika ba Satani keze igihe cyo nabonye ndi ni Yesu ndamubonye. Wiboneye Yesu rwose ibyo nabyiboneyeho guca mu by'umwuka ngo ambereze umukono. Yesu asante neza buriya nuko twageze mu gihe cyo kongera gusubira inyuma mu mubiri. Wabaga uri kumvuga niyo waba uririya Imana igahita ibinyereka. Umuntu yaba ari kukuvuga niyo yaba ari kure. Ari kure Imana igahita ibinyereka. Ngimara gukizwa rero ubwo kuko narapimaga ngacuruza bya byeri ngacuruza moki. Uye reka tumanze tugaruke kuri ako kantu. Wiboneye kuri Yesu. Niboneye kuri Yesu. Reka ambu muko no guca mu by'umwuka nyine iyo nayo nageze kure. Baba we. Abantu twe benshi tuvuga ngo twabonye Yesu. Ariko tukavuga ngo Yesu akorera mu bantu nk'ubu waba Imana igucishemo message ngavuga ngo bani Yesu wamukoreye message hanyengeraho. Waba uri umuntu mwiza ngavuga umuntu ajya gusa n'Imana nyine uziki Imana ikora mu bantu nahise agakora mu bantu. Usibye bakera ba Petero nayo na ba Yohana bari bazi Yesu. Bari bamuzi. Umubona yasabye. Je mu by'umwuka bwose mu by'umwuka nabuye mu uyu mubiri. Namubonye guca. Yari yambaye ute? Yari yambaye imyenda yera ari umuntu utahuzana w'amaso. Agira isoni. Weho hubwo ugahuma kubera imirasire. Imirasire. Bera umuco. Weho ukabutari banguko turi kurebana. Ya mirasire ikagutanga kugira ngo utamureba. Tahuza nawe amaso. Ubwo bamaze kumwakira abamaze no kumva ko yanamwakiye neza. Gera igihe cyo ndambagizwa ijuru byo mu ijuru mu by'umwuka. Ndatambagira kanyereka inzu ni ya runaka inzu ababubatse bujuje ibyabaye Musaka. Ariko kabuzi nyirizina w'iyo nzu. Nabari gumbega bari mu bibanza ubwo nabari ngo gusubira inyuma nabandi bari gutangira. Yego. Ubwo maze kuvayo rero ubwo iyo minsi namaze narindara bataramba igikoma bataragira ute ibyo maze kubirangiza abona bamba igikoma ariko mbayo mbwiwe ko mbawe imbano yo gusengera abagwayi. Kuhawe impano zo gusengera abarwayi. Ubwo neneho rero ndangirira aho nari mfite umukobwa wanje w'imvura. Imana iramumbwira ati sengera uno mwana. Yari yaravutse avukana umwingo. Kugeze ngaha ndamusengera guco n'abandi bagwayi bari kuza. Umwana arakira n'uw'imvura arashaje nawe n'umukecuru nganje. Izo sije nani ngire. Cyabaye rizima. Byabaye rizima ndamavuta ndamuti nuko ari kuremba ngira ndiyo menya ko guca imba namutumye wo mukareba ndakanduka muriho Nyabagande. Oya nta kibazo. Oya nta kibazo tuzagaruka kumusura. Adubwo buhamye. Kuko tugomba kuvuga imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ndazizi. Abana baratwegera turasenga. Bahabwa imbano bahabwa umwuka wera. Hano havutse abantu benshi bagiye mu mwuka wera. Bahawe umwuka wera. Bahaboneye byinshi mu cyo cumba c'Imana yarisizeho. Mashengesho nzenga ndari kwa kundi kwa bangwa nagambanye runaka ngubwiye ko nagatangiye guco naga kamere uno mungu uri kwirukanganiye gene yambaye agapira gahaguye nari muhesa ruruhinja umwe wawo ndi watwakira uri kuduha telefone mu ngo ducaginge uyu umutware w'uyu mukobwa yubatsa aje ari gutambuka afite yambaye agapira ndakote aje yambaye shoko namubona arashaje niho nari muhetse
kugeza ubu rero ntabwo narekuye niyo nagwara niyo bombwira ngo barambiki ngo njewe ndeka agakiza cyangwa ngo nagwaye kwa kundi banyura hirya ngo ndagenda ndengaga Imana cyo kora ico mbitagamo nukuja kwa muganga mu bitaro tibazamba imiti ngire naho ibindi buya agakiza rero ngafata uco dusengera abagwayi no kugeza ubu umurwayi bamuzana si uwo bahetse Imana yaba ibishaka kavuga imiti yagomba kuvurisha n'ubu yovuga ati fata kwiribuye urakira kuko Imana ibitegetse. Oya reka tubivuge neza buriya Imana ikubwira umuti ikaba yamubwira ati fata kwa rirabuye agakira ja kuyuhagira turatuzi agakira fata tuno tuzi ugenda uje kutunywa baguteze ibi nibi tujane hariya ho bagutegeye urakira atari amazi umuhaye ukamubwira ati genda uvoma amazi haranabonye hawe amazi ayakuriwe mva kuyasengera nyakura mu nzu mva kuyasengera ari kureba akagenda amazi akayakoresha yaba ari ngo umubyeyi si merewe nabi mu nda wenda mu nda hashaka kumererwa nabi yakitanguranya yasenga Imana yamuha gwa muti yandi gasubira igaja mu gitereko. Wena umuntu ahishobora kwita yibaza ati se icyo gihe wibuka imyaka wari ufite uhabwa izo mpano njewe byari cyose kuko uriya muhungu afite imyaka 35 kuko nari muhetse ubwo ufite 70 yambwiye 72 ubwo ukoramo 35 ubwo wari ufite nka 30 n'ingahe n'umunani iyo nari mfite niyo wari ufite ni kera myaka 35 mu gakiza ni kera bishobane bake muri iyi minsi nje ndabona kuri Yesu njewe ndabona kuri Yesu nuwanzanga wese namubwira ati gana kuri Yesu ndaho no yivaho ngeze igihe cyo gusezera gute ngeze igihe cyo gusezera aha ku isi kuko nyine imyaka 70 burandi kugenda oya zamana n'imyaka myinshi arega buranga nk'abakristo ngabizera bavuga ati nyuma y'ubu buzima ubundi buzima tuzabamo ubu nubwo ku isi bw'imibabaro hari ubundi duteganyiriza hari ubundi ubwo nibwo mbaraniye rero ubwo nibwo mbaraniye n'abana banje ngabwira ati mukurikira Imana kugeza ubu ngubu ubuhamya bwatanga n'abandi bahano duturanye umugwayi araza aje yagwaye ubugwayi bwananiranye tenagiye hana nigeze no gusengera umuntu uri Kigali ndamusengera atanga kwagwaye yafite muramukazi wino na muramu we bazana icifuzo turagisengera ngo yari yaravuwe yarananiwe ubwo gwa muti gw'amazi guraboneka maze kuboneka baragujana Kigali amaze kabira bayahagurutse yageze hano mbega corona yaje yamaze gutegura ngo kwaraza ubwo aragenda ngo yagiye hanze byabakishe ingwara ye yarakize kera ibaze nahangaha rero twaje haruzabona n'abatega baza bavuye hanze baje kukureba kuko ukuntu bimeze babonye umuntu urimo imbaraga z'Imana muri iyi minsi rero tukigufite numva bazaza bari benshi ahubwo umuntu ashobora kwita yibaza mu myaka 35 kuko yatubwiye ko ukimara gukanguka Yesu agwaye impano zo gusengera abantu bagakira ingwara zigakira umuntu ashobora kwita yibaza nta murwayi ushobora kuba warahuye nawe ugasanga uburwayi budasanzwe ku buryo usenga bikanga gukira akakananirwa gukira kikanara wo kwigendera nigeze gusanga umuntu uhetse umwana neneho ubwo yaragwaye ndawabumenya akabira mu kanwa urufuro rukaza ngingo niri kubira kezaho ndi haramukamuhoza barambamagara turagenda turasenga nandi njiye nyine turasenga mu kanya gwa rufuro rurakama mwana bamuzima baramuheka rongera bazana umwana uri kubira
ari harakubambira we namaze kuba ingumi uri kubira igifuro bigaturuka ngaha bikabira mu mutwe ngo bari baramuvurishije byarananiranye ibifuro ibizi by'ibifuro bikaja biratutumba mwana ndamusengera maze kumusengera yazanywe na nyina na mwene nyina washatse arababwira ati tuje twajana muri maboko buno ndakize bya bintu birongera bivaho bisubirayo twamenye iyo bigaye ari hariya kubambira yarafite ibifuro mu mutwe biri kubira icyo gisebe cyari cyaraje noneho bikaja biraturuka ngaha uwo mwana rero namusengera arakira ubu ngubu ni ingumi niba atarashakana ingumi bamujyana muri maboko bagira muri maboko barijanira aja kurema isoko hamwe n'abantu hari nabo bazanaga mu ngubyi Imana yabishatse bamara kubasengera yaje arembye ati twajana uye nka gutya bakamuzana hano yaje arembye da yaba yaje arembye bamuzanye mu ngobyi wamara gusengana nabo bakahita avuga ati ngenda kizereka nitahire akategenza n'amaguru aba bose sindi babizi Yesu we wiki abizi ko darinje ni imbaraga z'Imana Imana ibiturimo yo yabishinde nabishatse urukumva iyo nari nibereye ko hari kure sasa tate sinzi wewe wakishijwe kera n'ubu ngubu ushobora kuba utazi aho isi iri kugera iyi si y'uyu munsi irakaze kangubwe kundi ikaze umuntu Imana iramukoresha ibitangaza kuko yavuze ati Yesu yajya kugenda avuze ati nimwizera mukizera muri nge muzakora n'ibiruta ibyo nakoze yego pe muzakora ibitangaza biruta ibyo nagiye nkora none umuntu yahaba nk'igitangaza nk'icyo waba wamusenge gutya gakira bakavuga ati reka ntago ari Imana yamukijije bakahita babyitira ni Satani akorana nayo ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani ngaho Imana yo idashoboye kugira ute gukiza ni ku isi y'uyu munsi imeze niko bune bimeze no rero birakomeye gusenga ndaho twobireka ariko isi y'uyu munsi kabisa usigaye usengera nk'umuntu yakira atereka afite abakorana nabo ntagakorana n'Imana ngenda aho nzi sinigeze no kwiga sinigeze no mu rusenge mu shure ryo kwiga ubwenge n'umunsi nagumye nje wagakiza kanje Imana yarakangundiye ariko agakiza kanje nagomba kukabona mfite imyaka 7 hari igihe nasigaye mu rugo ndi umwana neneho ndahindurwa binduwe kubera ko iwacu atakundaga guterekera ageze aravuga ngo ubwo nahumanye wahumanye yaba ariko avuga nyine ku byabo bo guterekera ati umwana yagwaye mu mujani mu basi anjanayo ngo bambe imiti bya bindi biragumya bimbamo ubwo ngeze mu badive na basenga batondaguye amashengesho wa mwuka we rugiye kunzamo nanje ngakangaraza gafata intebe ngakangaraza kugira ngo mbese barabona binjunguje baragira ngo ariko nanje simenye ibyenda kuza ibyari nahagakiza kanje kabonese ngifite imyaka 7 yabari ngakera nari gukizwa ndumva mbese ugiye ngo nk'icyo gihe wagiye ngo ruri muri ADPR nari gukizwa nganufu gakiza karagumya kambamo no maze gushaka yaba nijoro ndyamye ngabona abamarayika n'indumwa mbega ngabona bishenguko mwicaye yaba ngiye ngo mu nzozi urukumva navukiye ahantu baterekera bya bintu byabinyigotanye ngabona babantu baraje barambuye Bibiliya icenga kugururukira bamara kurambura Bibiliya bya bintu bikagenda mugende turabavuna ngaba ndazinzimutse ubwo bamarayika bakagomya bakaza buri gihe uko njyamye bakaza neneho nje kumva n'ubujwi rirambwiye ngo uzakomeze weekend ukareke kwiga angere rombi bamuco gaja ndahishurirwa ndingiyo ngumva abo bantu bari kuza kunjengerera guco nahagakiza kanje iyo mba naravukiye kubakijijwe banarakabonye mbite imyaka 7 yubaze iyo myaka yose kuva ku myaka 7 uguruma no mu mwuka w'Imana ariko ntumenye ibyari byo wabona nigeze n'ahantu wagufata ukavuga ati ibi ni ibiki bandi guhinga umva rero gatekereza ndi baravuga ngo ngwaye ibiki ubwo mbaho guco rero igihe kigeze rero agakiza kanje ndabona kumva na nyabandi Mana yaranyisangiye
ese tatereka nkwibarize tugiye kujya ku bindi hano bagiye bahazana abarwayi benshi nta murwayi wageze hano ngasubira amaramasa nta kintu Imana imufashije ahubwo bamaraga gukira koresha ka microphone bamaraga gukira yego nabo bagakizwa ngwiki nabo bagakizwa nabo bamara gukizwa nabo bakongera bagasengera abandi k'umugozi ngwiki ari ukuvuga ngo nukuvuga ngo abona asengeye nibaze Mana babaye abahanuzi babonye impano bakijijwe bagasengera abandi nabo bagakira baba benshi nda nubwo bahagara mu y'imbuga bivuze ngo hano nta muntu wigeze ugera hano ngasubira amaramasa pe yarakiraga umwuka wera yewe abana abagabo n'abandi bari hirya n'abandi barazaga bagafata amashengesho kera twabaga mu byumba tugasenga nuko cyo baje gusengera bakanakibona nukuri ubwo rero buno wa mugani kubera ko kugenda bari gupinga Imana ashobora kuza ngo ubu yaza gusenga bitewe ko atakiye by'umwuka wenda akagenda ameze uco ariko umurwayi wagakira Imana yashatse kumukiza ibyo byo binariho numva ari urugendo rutoroshye numva Imana ikurimo rwose gusa sinzi ko abantu hano kuri Gonariketi ivura bakira sinzi ko gukurikira Yesu ushobora kubona utangiye kubona baje hano kuko nyine urumva dufite abantu muri iyi si bari ahantu henshi hatandukanye bakeneye kubona Imana nyakuri babandi bakeneye ikiganza cy'Imana babandi bakeneye kumva ijambo ry'Imana babandi bakeneye kumva amakuru y'ijuru dufite abantu benshi bafite ibibazo ino si ifite ibibazo wenda weho ntago mbese ujyana n'iterambere cyane nk'uko twe turirimo urabona twe turabajene nubwo rwose wabonye tumeze nk'abasaza ariko turacyari abajene ariko natwe nitujya gusonda kubaza ahantu imyaka yawe yishyira bazakubaza njye kushaye yanjye nuko rero ufite imyaka 38 uba wakiriye agakiza urakizwa ubona impano ariko nziko no rugendo rutoroshye uru rugendo ntago rworoshye habamo ibicantege byinshi icyo gihe wari unagifite imbaraga ubugenda nahuye na byinshi ni byinshi pe ni byinshi turagira ngo none dusangize mu ibyo bicantege byinshi byo wagiye uhura nabwo mu byo rugendo muri urwo rugendo kugeza kuri uyu munsi je nahuye n'ibicantege byinshi yego je namaze kwakira agakiza umutware wanje asa n'ungerageje ubwo yishakira abandi bagore ngwana n'urugamba ariko urwo rugamba ndurwanye ahubwo ndushaho gusenga ambata nabi tambata nabi ndaho navuye mu njingano yo gusenga kandi abo gusenga ndabwo baretse kuza barakomeje baraza barasenga nanjye ndasenga kinjira mu bugwayi ati tugushakira imiti y'indoya Imana ikanangiza kandi pe n'ubu manza asisenga imyaka 5 aragwaye ngera no mu bitaro banzanira umuganga ndoya uyu muganga ndabwo mwemeye anzanira n'imiti ko nageze nyuma mva hano nja kugwarira ku muhungu wanje uri hara hepfo yanzaniye imiti atekereje kandi ngo yari umukristo ariko mbona adahamanyije nanje imiti ndayireka ndavuga ati hubwo bwari uburozi ariko nubwo bukize bumvuyemo ariko ndagiye mu njyana baje kunyongerera amaraso kwa muganga genda njye Gisenyi kezi Gisenyi banyohererezaga ibintu bya saa 6 nijoro kumva biraje mfite igishiji gitanda nawe uri kukirebuka kireba vuga ati ni musenge ubwo ndaho navuze ngo muje ahandi ndabwo navuze ngo mungoreshe ikindi naravuze ndi nubwo ngwaye ariko nzi ko nzaja mu ijuru kiba kigeze ndashe ngeze ku mukobwa wanje uri hara hepfo bya bintu bizari nijoro ntabwo turagusiga ariko biri kumbwira ntabwo turagusiga baduhaye 1,100 ngo ndabwo biranziga ubwo ni ngamahembe hari bari banyoherereje mbese bakohejeje ibintu ukajya ubyumva ingaja ndabyumva
bivuze ngo ibyajyaga kukubaho byose wahitaga ubibona. nahitaga mbibona. Buriya n'uwo muruzi ujya kukurega wabaga ufiteho amakuru. Hari nubwo nabonye guca umuntu ari gushikiza igiti gimara no gukizwa, nabonye umuntu ubufite mu nzu iwawe ahandi ariko ari hafi. Mana yakugiriye ubuntu ndacitakwereka kugira ngo nawe uzabone icyo uvuga hari ngirandi uzamenye ko Imana iriho. bo biguha ariko bakabiguha wabonye ko wamunda ari kukugambanira. Ubwo rero yego igihe kigeze byabindu ndavuga ati ariko nandiye kuko nyine nari namaze ngo kugenda kuko barahagurutse nicumva yonzanga nabwo bari kundeba. Bahagaze yo guca babyutse tisiko twaryamye uri muzima ibi bintu bikujanye n'ibiki. Bumva ndi kuvuga ati mwaje mu modoka ngo babandumyeho ariko ndabwo iyo modoka irasha nago mafaranga babahaye garasha namwe murasha. ubwo ibyo bintu wagutumye ndi kubibwira gwaguca tigusiganiriye ariko bumvaga nagiye nyine ubwo ndo abari ku ruhande rwabo babonaga wagiye. Bumvaga ndi kuvuga ndi bamenye abo ndi kubyo ndi kuvuga. Kazo ndavuga ati numva biravuze ati duhise kabiri ijoro turakuretse dusanze wambaye icuma, tusanze umutima wawe wambaye icuma. Nanjye ngo ndebye uca nzangisha cuma kirazamutse gifashe guca gikingiye igituza mbega. Cuma cyo kukurinda mbese cyo twavuga ngo nani nk'abamarayika bakikoze. Yego ati turakuretse ndabwo twagushobora. Ndi mugende ndi mwanjobora mba ndazutse nuko bagihe kigeze ngeje ubundi timunjani mu rugo none ndiho. Yewe cyandege ibi byari byinshi pe. Ibi cyandege ni byinshi. Nge mana ntiyahabaye nawe rwose byakwa bigize. Ni byinshi. Ibi cyandege ni byinshi pe. Byinshi no mu rugo hose ni byinshi ariko ibyo byose nabyihanganiye ko ndakindi candutira Imana ndacu. Hari undi twaganira ubushize aratubwira ati ngiye rwose Imana yampaye impano rimwe na rimwe ngarigenda nabwiraga n'abantu nk'ubuhanuzi bwabo bakampinga bakanyirukangaho. Kuba Imana ikaba yagutuma nko ku muntu wagira wajya kumbwira message Imana yaguhaye ngo bakabakwirukangaho bakagupinga bakavuga ati nta cyo uri kuvuga. Cyewe kubera ko agakiza nahawe ndabakamenya. Ngewe uko nahawe agakiza ndabwo mvaga ino ngo be naje mu kanama ngo ngiye kuvuga ubutumwa. Oya ahubwo nje agakiza kanje kubera ko nibagwaye arabizi ko dusenga. Ndabona umugwayi bamuzanye tumusengere. Niba rubo baraheka ku manywa baramuheka abantu bari kureba muzane tumusengere. Mbere rero bino bintu bitarahindukaho yamaraga ngo icumweru canga ibyumweru bibiri baraha turi gusenga ubugwayi bukaba bwakize bagataha. Ubwo rero uretse ko biri guhinduka ndiho baje barabazana twabasengera bakagenda wenda tukabohereza kwa muganga ariko twarangije kubasengera. Imana yatubwiye ko arakira. Imana yatubwiye arige yamubwiye imiti akisubirira iwe akabivurirwa iwe. Uko niko ubuhamya bwanje bumeze. Ni ukuvuga we iyo umurwayi ageze hano Imana itikubwira akakubwira ati uyu nguyu najye kwa muganga baramuvura kire. Yego niba ari uburozi uyu nguyu najye Imana ikavuga ati ni uburozi muje kumushakira umuti. Buno burozi baruga mu Kinyarwanda. Imana ikavuga ati baramuroze. Yashaka namubwira ati n'ubwoko butatu n'ubwoko bune n'ubwoko butanu ariko mu muha umuti azakira. Akaja kumuha umuti bakamurutsa akanakira. Cyangwa se Imana yabishaka nanjye ngaba nagushaka ngagumuha agakira. Imana yabyemeye. Kwako ni wavuze ati ngasengera amazi. Muri wowe wasengera amazi bari umuti ukomeye w'Imana yaguhaye. Nagwajije n'umukobwa. Si amazi amezi 3 ataseganya atagira uca ariko Imana iravuga ati nzamukiza. Aryamye mu nzu tugakenga tukigendera ngo tukaba twagiye ariko Imana iravuga ati nzamukiza.
yari bamukuye mu bitaro, Imana iramuhagurutsa arakira, ariho buragenda. arakomeye, ariho, ni muzima. Ari hafi no kwitegura ubukwe cyangwa yarabukoze? Ego, ahubwo nawe afite abari kwigisha. Afite abari kwigisha. Amezi 3 aryamye atava hanze. Aryamye tutanamwozaga kuko ngo twararebukaga ibyo bari bamuroze bigahaguruka. Byahaguruka ruka butomwegera. Ntabwo twamwozaga, ntabwo yahagurukaga, yaryaga aryamye. Uko yaryamye, uko bamugereje aho bamuhetse niko yabayeho. Amazi 3 arashira. Uyu muti w'amazi rero aravuga ati mama muragendaga ngagira imyota, none muje muranzigira amazi. Njyaka amazi ngashira ku kaduki, ngashira aharyamaga, kuko amaboko we garakoraga, kino cyose nicyo cyaje cyaragiye, naho amaboko gagakora. Amaboko yari mazima. Agashikiraga amazi akanywa. Niho turi gusenga, twari dufite groupe yo gusenga ya buri mugoroba. Turi gusenga numva imbaraga z'Imana ziramfashe ziteruye ka kaduki. Kamazi mbona byumwa y'Imana ikora ndabimenya. Neneho ngamunyanyagijeho gucuka naryamye, ko dusengaga naryamye. Aba narabangandutse ngo amen. Wiki umuti w'Imana gubagubone suco kwaturutse ku Imana iravuga ati dore umuti ngo uravurisha. Abarakiza aragenda akora ubukwe, bafite abana rwose arakomeye. Ajya agaruka akavuga ati dore nguzane abuzukuru. Abuzukuru da bari ku nabagabo. Nabagabo. Wiki nabagabo da. Wiki nabagabo. Njewe byagiye birabaho bikaba no mu nzu mu wanje. Ngahibonera mu wanje, bitangaza ngabibonera mu wanje. Abantu b'iminsi banze kwemera, bavuga ati bitanga nko turi kuvuga gutyo. Ushobora kumva bamwe ahise bavuga ati ngo yanga izo mbaraga z'Imana ntago zibaho. Tukihita twibaza Imana yacu ntagikiza, Imana yacu ntagishoboye, Satani ushoboye wenyine. Imana irakizaga pe. Nanje yarangijije pe. Yarangijije ubwo bugwayi. Ikumva iyo myaka nari imaze, ariko nangiye gupfa. Iyo ndanaja gusenga ndani iminsi 2 nari kumara, ko nendi kumvimba ko napfuye. Nubwo bari guterekera, nubwo bari kugira uti imbaraga z'Imana ziruta byose. Kazana umusa cyahamye Imana. Hanyuma rero iyo turi muri aka gakiza tugira byinshi byiza duhuriramo nabyo, tukavuga ati Imana cyo kuri uyu munsi uransekeje, ukavuga ati Imana wampeza impano, tari ku uyu munsi noneho nemeka ari wo wantumye, bitewe n'ibyiza ugenda uhura muri uyu murimo, bitewe n'uko Imana yagiye gukoresha. Imana yaranguresheje. Ubwo Imana yambwira umuntu namubwira ibye, akagenda akabikora, akabarakize. Ubwo Imana yavuga ati mujye gusengera runaka, twaje akabarakize. Imana yaradukoresheje. Nta nubwo ari ukuvuga ngo iki Imana yaradukoresheje, biramamara bigera hose Imana yaradukoresheje. Yego, none reka nkubwire, ndagira ngo aba bantu tubaratira ibyiza byo kuba mu Mana. Tubabwira ati tati yasengeraga abantu gutya na gutya, ati uyu munsi Imana yamugejeje kuri ibi, kinisha mbese iki Imana yamugejeje muri ibyo ngibyo. Si yungutsemo inshuti zingana ute, si byamufashije kubaho, turatira abandi bantu mbese icyo waratira abantu kuba mu Mana. Icyo naratira abantu kuba mu Mana na nuko ibyo Imana yivugiye byose byagiye birasohora. Avuze ati ari gihe cyageze uno muhungu uvuye aha, abana bamukurikira 2 barapfa, maze kugera mu gakiza kwabaga kubaruga. Umusaza aravuga ati rero ja muri Enapo ndiwenda kubyara ngo wongere ugira abandi bana. Nanjye ndavuga ati ndongeye kwica nabonye agakiza, nzareka bavuke nuko. Ngenjamye mbwira Imana ngiye kuryama, rero Imana ukumva ko bari kumbwira undinda sinongere kubyara. Namaze gukizwa sinongere kubyara. Igihe njyamye ari nijoro, numva umuntu araje arambwiye ati oya ngiye kuguha abana 2. Ugiye
kuguha ko abana namaze gukizwa arambwira ati ushigaje kubyara 4 nyuma yo gukizwa nabyaye izo mbyara 4 ndayindi yarenzeho ngo iki ndayindi yarenzeho isezerano Imana yaguhaye ibisezerano kuvuga ngo ubona byaye ubucura nawe afite abana 2 ababyaye nga 3 hari yo kuba ngo nuko ngo ninge umuntu uri mu mubiri banaravuze ati banduza imbyaye uwundi mwana namaze kubabyara ngira iryo sezerano ndarifata ati naba 4 ndawundi nengiri muto bana 2 barapfa ari bakubikira uwo muhungu niho navuga ati ndabwo ndongera kubyara Imana irambwira ati ngiye kuguha abakobwa 2 kandi bazabaho ndyamye nijoro mbona umwana umwe ndamubyaye ndamubona mbona umwana abaye igihe cyo abandi bagenderaga mbona abayeho mbona bayinjuke mbona ndamushoreye mbona mbyaye uwundi wa 3 wa 2 ngo neneho nje kubona ngo mbona abana babaye 2 ndi kubashorera mbona abana babaye 2 turi kuja mu mirimo neneho naba baraje imbere ngabona bagiye imbere nabandi genda mbere yabo ngabona ndagiye abana barakuze nandi yo mu mwuka ana ro baravuka 2 abakobwa bombi barashatse babyaye umwe abyaye 4 undi abyaye 2 uhasanga mwaba ngaba harimo abuzukuru ego buzukuruzi ego mfite nabuzukuruza mfite nabuzukuruza da beka byiza mfite nabuzukuruza urabafite ndabafite agakiza kanje rero karaho ngakomeje uco ariko ndabwo mbingaga Imana irahari no kuja gusengera umugwayi singira ngo iki Imana nibiyirivugira ubu turaha turasana tumeze kimwe ariko Imana nibije iratangaza ibye byose yewe ko niko mfasha agakiza ariko Imana iturimo ni Imana pe ni Imana nje ubundi bamenyere ko iyo nagiye mu misozi abantu benshi bankurikira buriya abantu bankurikira hano ntutekereze ko ni tutanga nimero yawe uribuze kubona akanya ko kuruhuka ntago uribuze kubona akanya ko kuruhuka ko nzika abantu bankurikira bo baba bashaka Imana pe ku isi hariho abantu bakeneye Imana bakeneye ikiganza cy'Imana bakeneye kumva imitima yabo hose ku isi hari abantu bafite uburwayi bukomeye bwanze gukira kandi Imana yabaye amasezerano ngo bazakira ukabona ngo Imana akakubwira ati ntago uri uwo gupfa uzakira ariko ukabona umaze imyaka 2 urwaye azakira Imana yabasezeranyije barakira ubu ngubu ndagwaye indwara y'induza ino y'umuvuduko ariko uko abandi bayigwaye siko nje nyigwaye Imana irambwira ati ndagukiza kumva ngize imbaraga ngiye mu murima ngahinga kandi urwaye umuvuduko kandi uri kumva indwara imyaka yanje maze kuba afite ubwo bugwayi ntaco bakora umuntu ufite umuvuduko no kuzamuka akagasozi nabonye nazamutse kandi ubwo wasanga ukazamuka ndakora bikemera umuntu ufite umuvuduko yazamuka akagasozi ndabwo abo nzangagira hepfo ku murenge bagiye kuvugwa ndabwo bahazamuka ufite umuvuduko bararembye ariko Imana idufitiye imbaraga nyinshi njewe njora kujana nawe tukagerana Igisenyi ku maguru myaka 70 njewe ukagira Igisenyi n'amaguru njewe haje umusende kwareba gatinya Igisenyi da nogero n'amaguru Igisenyi nagero n'amaguru da sikundi kwareba nanjye ngatinya nagerayo maze ngende ngagaruka no kuva raye pfa ngazamuka gasusi bye byananiye nagerayo ngagaruka ugatahana imbaraga Imana ijagiro ngera imbaraga ikongera imbaraga tuvuge ngo ubu icumwe nari mbiteje bundi ku mbaraga z'Imana iri imbaye ndabwo zihuje bandi kumva hari gende kwicara ngibagwa ko ngwaye kumva imbaraga zanje zirahari
ukajya Igisenyi n'amaguru ku myaka 72. Yego mana yanje. Siko ngihinga none nejo none nabura kugenda. Twebwe mu rubyiruko hajemo ngo nta myaka 100. Ntayo. Kuri urubyiruko rw'iki gihe nta myaka 100. Imanza ndaye. Nitwiru twashe twigendere vuba. Nanza ndaye no twe turaharamye. Twe turaramye kandi nuko Imana niko dufashe guco. Ariko cyane cyane ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana pe. Imbaraga z'Imana. Hanyuma rero turi kujya kugana ku musozo. Ntago tubuze gufata akanya ko kubwiriza kuko twaganira byinshi pe n'ibitangaza. Turi kugana ku musozo. Urabona iyi misi irakoranye. Umuntu muri iyi misi sinzi niba uri gusengana n'abahanuzi bakiri batoya, nabo ntago tugiye kuvuga ngo Imana ntibakoresha, Imana irabakoresha cyane pe. Ariko iyo usanga umuhanuzi akiri mutoya, umuntu akaza akaganira nawe, ibona umuhanuzi wa ya misi yashize ugikizwa. N'umuhanuzi w'ungu Imana iri gukoresha. Wewe ubifata gute, ubigereranya gute, ubona ari itandukaniro se, ubona abo ubungu basari nk'ikiye bakosora cyangwa se kiramubona mwabigenzaga gute tubwira. Yewe abantu bari gukizwa ingiki gihe. Jewe hari byinji basenga ukabona binyuranyije n'ibyanje. Tuvuga ahantu nagiye gusengera. Imana ngo iravugaga nyine kavuga koko. Ariko yaba umuhanuzi, n'uyaba umuhanuzi, n'uyaba umuhanuzi bagahanura ari batatu mu cimba. Bose bagahanura rimwe. Yego. Ndavuga ati sinone ko Imana itiyombera. Y'umwuka baremera bakuzura umwuka bakavuga indi menshi. Ariko Imana iravugiraho ni usigaraga. Bandi bagategera Imana icyo yababwira. Yenda yacumbika undakongera akongera nawe agahanura. Ariko abahanuzi 2 3 bari kumwe twenda twabibonyeho ndi kwibona bo. Batatu bari guhanura rimwe. Nibyo by'imisi rero nuko ngo tubaye twe tukiri bato. Oya. Nuko ngo oya. Kandi tugataha tuneze ngo twavuganye n'Imana. Dore ukuri kureba abangaba bano basore. Bavutse ndi kureba. Kandi twarabanye n'abandi benshi. Aba bakiyagakiza. Hindi kubareba. Uriya wo hepfo yahigaga umwana muto. Akaza ati kaka nzengere. Tugasenga. Imana byamubwiye n'ibindi arabirindiriye inari kubivugaho birasohora. Nahari ndago yarazi ko yobaki ahari. Karavuga ati nzakugirira neza nzaguha umugisha. Amen. Ariko ubu ngubu Imana inari kuguma kubera ajya atavunitse. Nubwo yavunika guhinga. Ariko ndambura yo mugwaho ngo mbese abana barararahe. Oya Imana yamubwiye ni ko yabikoze. Uyu nawe yari umwana muto. Imana iramubwira ati nzaguha umugisha nzakugirira neza. Mu bintu bya bidateke nzaguha n'ubukwe. Ubukwe Imana yaramuhaye. Inamwubakira urugo rwa rutavuka iwabo. Bafite umwana uri kwiga kure. Kwiga hehe? Mu mahanga. Ibyo byose Imana yarabimusezeranije. Kandi pe ukabona bitobaho. Ukabona nyine nta nzira. Urebesheje amaso ukabona bitabaho. None n'umuntu wimereye neza guca. N'abandi barahari ni benshi. Imana yahaye isezerano. Turi mu cumba. Bese uyu muri iyi minsi rero nuko nkuko twibare nkuko siga bibona dusiga tujya ahantu ukabona abahanuzi nk'abana bose bahanura icyari cyangwa se umuntu yaba ari ngo kubwiza ukabona umuhanuzi isaza akafata umuntu uri kubwiza tuva ngubwire. Ewe oya nabo bandi bo guhanurira bari kubabyinisha bakabajana naraho nagezeye. Akamburutu nje ndo yamburutu yakukazi ko bitobabyo yarandinye. Akamuhurutu akamugeza gahari akamugarura hana akamugeza gahari akamugeza gahari. Imana yacu rero ni Imana ituje. Ibuhanuzi buje uvugira huri abaraho umwuka wera bakawakira ariko bakaja barashima Imana gwewe bano na yakiye imeze na nubu ni kwikiri
kandi n'abo twatangiranye n'aba bakiri bato niko imbano zabo ziri, aho zahindutse niko ziri. yego reka tugushimiye cyane, twaganiriye gusa twaganira ibintu byinshi, twamamaje imbaraga z'Imana, twamamaza gukomera kw'Imana. Cyane cyane akunze kugaruka ku kintu cy'abantu basigaye bafata imbaraga z'Imana bakazitira Satani, bakareba umukozi w'Imana Imana imukoresha bakavuga ati oya, siwe icyo ntigwigeze uhura nacyo, ukumva wenda ng'Imana ikagukoresha abantu bakahita bavuga ati oya buriya si Imana akorana nayo. Imana twe uko twayibonye yaremewe, ngimara gufata agakiza bakijijwe ari benshi mu icyo cyiciro cyacu, cyokora bari batari mu Mana baravuga ati uriya mukecuru ko ari kubashengesha n'uwari kudusengera aho twasengeraga ni imbaraga z'Imana. Bamaze kubona ko ari imbaraga z'Imana baravuga ati muze muje muradusengera namwe iyo Mana yanyu tuyiboneho. Abo nibo twahuye nabo, bageze nyuma barabyemera ko ari Imana turi gusenga, babonye ibitangaza byiri gukora. Yego ndabindi turaganira bakunzi ba Gonarike TV ndetse na Concorde TV show. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nahangaha yanjye agarukiye, naganire n'umukecuru tate wacu, yatubwiye ibintu byinshi, ariko nanone nkuko nabibabwiye njya gutanga, nababwiye ati ndaza kubasigira nimero y'umukozi w'Imana ukeneye gusengana nawe, ukeneye kuza kumusura. Natekereza reka manze mubaze kino kintu niba nta mupaka wo kuza gusengana nawe cyangwa se kuza kugusura. Ngewe ndamupaka da, twewe ndamupaka, nagize n'umutware nubwo atasenga ariko yakira baje gusenga cyane kurusha nanjye, arabakunda. Niyo ahuye n'aba bataheruka tiko mudaheruka kuza gusenga ntabwo tubakumbuye. Ni ukuri ndabwo icyo nokimubeshera. Najaga no mu butayu namarayo 3 ngamarayo 4, ndakuvuga ngo wagiye he? Ninjye wokigirira ubuti. Yagakiza arabizi kubera ko ni byinshi yabonye, abona naho nuko yangishije nabandi bakira. Ubwo mbese agakiza nawe nuko atashoboye kugakira kamurimo tawe yayombera. Reka tubwire aba bantu ngo reka tubabwire ngo ni karibu, kaze na karibu hano iwacu kwa tate, mukaza mugasengana nawe. Njye mushobora kutambona munyandikiye kuri telefone cyangwa se mugenje ukundi kuntu, ariko we mwamucaho mukabona nimero yiwe. Ufite telefone harya? Ye baba we, telefone ni y'umusaza. Telefone cyokora n'aba turi kumwe barazifite, ngiriya telefone. Reka tubahe umusaza. Iyo umusaza niwe yaba ari nziza kuko niwe mwa muri kumwe kenshi. Aba ngabo bashobora kujya kugira, ariko umusaza urumva umuntu mamubana mu nzu biba byoroshye cyane kuba yabarangira akababwira arahari ntahari, kuba bazi gahunda zawe nyinshi. Kuko urumva tuyihaye aba ngabo bo byagorana kandi tuba dushaka kurangira abantu neza. Biragoye ariko bazababona. Kuza no kuzamuka uyu musozi. Reka ngo mbwire ikintu namaze kubona. Umva ikintu namaze kubona. Umuntu uzaza hano, umuntu uzaza hano akazamuka uyu musozi, niyo yajya muri imbuga agapfukama gusa, azatata igisubizo. Kuko reka nkubwire pe, abantu mbana nabo kuri Gonarike TV, abantu bemeye kuba mu muryango wa Gonarike TV, bakunda Imana pe, bakunda Imana. Ariko hano biragoranye kwazamuka uyu musozi. Umuntu uzaza akajya kuri uyu musozi, niyo yapfukama hano akavuga ati njye ndahageze, niyo yasubira kuseka ahita asubizwa. Njye ndabyize ko azahita asubizwa. Azasubizwa kuko nabonye ukuntu hagoranye. Haragoranye pe, haragoranye. Nanjye navuze ngo ubwo nari nenda kukubaza ngo si mwahazamutse mwashobora, we yahamenye nuko amaze kwibagirwa. Wabonye ukuntu yanganye? Kandi kureba da, ego mana yagenda basuhuze.
kandi bazaga ukamureba ukagira ngo ni umwana da bansengeye ndakura nabaye mukuru bakuze pe ni ukuri urabona ukuntu yakuze amasengesho yawe buri gihe nza nimugoroba ukansengera ukavuga ngo Imana izangira mukuru yarankujije rwose ntabwo ikibeshya yaramaze kuhamenyera yaravuze ati nzakugeza nawe utageze rero irabisohoje byose irabisohoje natwe tukiriho ni byiza rero kuko ntabwo igibeshye ibyo yavuze iri kubisohoza urakoze gusuhuza tate reka dufate nimero rero bakunze ba Gonareke TV na Concorde TV show. Reka dufate nimero y'umutate ariko tugiye gufata y'umuzehe wiwe nibikunda turaza gusenga nawe azabone telefone kugira ngo abantu bajye bamubona nkuko bamukeneye. Sizi gukoresha telefone no ishobora wayishobora utarize uzi gusoma ndayigaga uzi gusoma nayishobora nayishobora reka tureke ari umuntu uzitanga akatugura telefone tukayikuzanira niba uzi gusoma tureke ari umuntu uzitanga nayishobora si ukuyiga se nukuyiga nayishobora tukagura telefone tukayikuzana kugira ngo umuntu uzajya ugukenera akazajya kubona uko abishaka. Yego Kokoro unadufasha kuyisoma y'umusaza. Yego nimero y'umusaza ni 07 85 83 05 45. Yego nisubiremo 07 85 83 05 45. Yego iyo ni nimero y'umusaza mukeneye kuvugana na tate wacu umukozi w'Imana. Imana yahaye impano nyinshi zitandukanye nkuko nahwemye kubibabwira. Mba ngomba kujya ahantu hatandukanye kugira ngo ndebe y'abakozi b'Imana tuganire kandi mubazanire ku bantu bifuza kubona Imana, ku bantu bifuza gusenga, abantu bafite ibibazo byananiranye nababwira iki ni karibu. Reka tugushimiye cyane noneho tugusa ngo udusoreze ikiganiro cyacu cyangwa se ivuga butumwa ryacu udusengera dusengere. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko mwami Imana yacu wabanye n'abana bawe ngabana abakozi data buja komeze ubahumbuguro kandi ukomeze ubahubwenge ubagurire data buja kandi ubakomeze mu rugendo bagiye baje bongera gufata urundi rugendo. Amen. Shimwa mwuka urakoze uruwera. Asandi Yesu Kristo uri umungeri rabi uri umushumba mwiza. Mwami Imana yacu dusengeye inzira banyuramo ubabere suferi kubw'imbaraga zawe. Rero tugushimiye ubutumwa batuzaniye, amagambo batuzaniye n'ay'umurimo wawe Uwiteka. Natwe turasenze ngo uzakomeze ubahumbuguru kandi uzakomeze ugendane nabo, kandi ibyiringiro byacu ni ukuri kiruta byose uzabaha ijuru kandi uzabahe n'ingo z'imigisha mu murimo bakora uzabagurire. Ndasaba imigisha ya byose ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen.